binyuzemo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hamwe n'abakunzi ba Irera TV1 turagusaba ngo twibwire mu buryo burambuye. Yego. Nitwa Apollinaire Nahayo. Yego. Ndi umusore. Yego. Mu busanzwe mu myemerere ndagira mu idini rya Kiliziya Gatolika. Yego. Numva ari ibyo. Yego. Urakoze cyane. Wenda mu buzima tugenda duhura n'abantu bagiye batandukanye, tunyura mu bintu bigiye bitandukanye, hari n'ibyo tubona byinshi, sibyo? Hari n'ibyo ubona ukumva hari icyo wabikosora, hari n'icyo ubona ukumva nawe wakigiraho ukaba wagira ikintu ukora. Yego. Ariko nk'uko none twabasabye karibu ngo tubasure tubaganirize mukatwemerera ndetse mukaduha na karibu, tukanabasaba yuko twagira n'ikiganiro kigendanye n'iyobokamana cyangwa icyo umuntu yakora mu buryo bwo kubaha Imana cyangwa mu mibereho yo kubahisha Imana, mukatwemerera. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yego. Kandi n'abakunzi ba Irera TV1 by'umwihariko ubwoko bw'Imana nk'uko buboneka yaba ari mu Rwanda, bukaboneka muri Afurika yose, bukaboneka ndetse no muri Amerika. Ubwoko bw'Imana bunaboneka ndetse no mu Burayi, bukaboneka muri Aziya, bukaboneka muri Australia, n'impande haboneka abantu hose. Ubwoko bw'Imana nabwo bwishimiye kumva ikiganiro ugiye gutambutsa, hamwe no gufashanya kugira ngo ubwoko bw'Imana bumenye icyo bwagakwiye gukora kugira ngo Imana ibishimire. Yego. Urakoze cyane rero Apollinaire. Uyu mwanya ko muduhaye karibu. None mu bibazo by'amatsiko abantu tujya dukunda kugira, binatugora kugira ngo tugire aho tuva tugere n'aho tugera, hari ibyo mwagira ngo mudufashe, mudusobanurire, cyangwa mutwigishe, si byo se? Cyangwa muduhe inyunganizi. Wenda tugarutse ku by'umuntu bwite ku giti cye, si byo? Kuko buriya kugira ngo umuntu agire ahantu agera biterwa n'imyanzuro afata. Wenda twavuga tuti Apollinaire, mu buzima bwawe, mu kubaho kwawe, ujya ugira amahame ugenderaho. Yego. Sibyo? Cyane. Cyangwa ibintu wafatiye umwanzuro ukavuga ati ibintu ninakuka ntibigomba guhinduka. We mu buzima bwawe amahame ugenderaho mu iyobokamana ni ayahe? Amahame ngenderaho mu iyobokamana. Yego. Ubundi mu gukora kwanjye nakuze nkunda Imana. Yego. Kugeza ubwo nigeze no kwifuza ko wowe wihaye Imana nkiri mutoya. Yego. Ariko icyabinteraga mbere na mbere nyine n'urukundo, kumva nafasha abantu. Yego. Cyane cyane abababaye, cyane cyane abababaye. Yego. Nyuma yaho nagiye ngira inshuti z'urubyiruko ko umuntu akura. Ikintu cya mbere nize ntaramenya ubwenge cyane. Yego. ni ukutagira ikigare. Kutagira ikigare. Yego. Kuko nigeze kugiraho rimwe ikigare, niga mu mwaka wa 2. Yego. Ubundi nakuze nkunda kwiga. N'ubu ngubu niho ndasoza kwiga kaminuza. Yego. Ndi kwiga rero mu mwaka wa 2 wa primaire, nigeze kugira ikigare kibi kimbuza kujya kwiga, tukajya gukora urundi rugomo. Yego. Byaje kongeraho ingaruka zitari nini cyane ariko zitazigaragara mu mitsindire. Yego. Ni cyambere nize. Yego. Ni ukutagira ikigare, kuko na nyuma yaho nibwo naje kureba ko ibyatumaga utajya kwiga bitari ahubwo byari ibyaha kurusha, kuko baragendaga tukajya gukina umupira, tukajya kwiba imyumbati y'abandi, tukajya kugira gute. Ibyo rero nkabona ko nyine ari ikintu nyuma naje kureba, ariko nyuma yo kubona ingaruka zo gutsindwa, mbona ko ibyo bintu byose twakoze byabyaye ikintu cyo gutsindwa. Yego. Mfata umwanzuro rero mu buzima bwanjye wo kutagira ikigare. No mu bintu by'Imana rero, no mu bintu by'Imana n'ubundi nakomeje kubitekerezaho muri ubwo buryo. Yego. Nkibaza eske ko ntekereje ibi ubundi ni ukubera iyihe mpamvu? Yego. No ku Imana naje gusanga atari inspiration iri intérieure, ahubwo ari inspiration extérieure. Ari ko nabonaga bihaye Imana, nkabona ngakunda amakanzu yabo, ngakunda iki. Yego. Ibyo bikankurura cyane kurusha uko ari umutima wanjye. Yego, wabikuzamuriye cyangwa kubiguhata. Yego. Aho rero ikintu gikomeye cyane nize n'umuntu wese yashobora kwiga ni ukutagira ikigare, kutagendera cyane kuko abandi bantu babona ibintu, ahubwo wowe nyirizina ukagendera uko wowe ubyumva muri wowe. Yes. Apollinaire, urakoze cyane kuri
kuri iryo hame ugenderaho, kuko rigaragara nk'aho uwo uriwe nyirizina bigomba gusobanuka bigaragariye muri iryo hame ufite, kuko iryo hame uritakaje wowe ubwawe wakwitakaza nyine, wowe ubwawe bwite, sibyo? Wowe w'umwimerere, Apollinaire w'umwimerere we nyirizina, ibyo yabitakaza agafata iby'abandi. Yego, urakoze cyane kuri iryo hame ugenderaho kandi n'iry'igiciro. Yego, urakoze cyane kuko uti sindebera ku itsinda rusange ry'abantu runaka cyangwa ku muntu runaka, ahubwo ndareba nka Apollinaire, nkwiye gukora iki, ni iki ndi bugendereho cyanjye cyihariye mpamanya n'umutima wanjye. Yego, urakoze cyane. Ikindi wadufashaho bitabaye ari ibanga cyangwa turavuga ngo twinjiye mu buzima bwa Apollinaire, sibyo? Mwadufasha mu igenamigambi ryawe cyangwa mu guteganya kwawe kw'ejo hazaza, hari imishinga myinshi ujya uteganya nk'uko n'abandi bajya babikora mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa mu byo wakora kugira ngo wubahe Imana cyangwa wubahishe Imana ku kigero wumva ko Imana yavuga ati Apollinaire ni umwana wanjye kandi namutangaho urugero. Uteganya iki gukora mu bigendanye n'iyobokamana? Buyana n'iyobokamana, ubundi mu myizerere yanjye y'umutima wanjye bitagiye ku bindi, yego, nizera ko Imana ari urukundo cyane kurusha ibindi byose. Mu bintu byinshi banyigishije, ikintu cyose kimfasha nuko Imana ari urukundo. Yego, kandi nanone Imana urwo rukundo rukaba nyine rugaragarira muri bagenzi bacu. Yego, icyo numva ntekereza n'umutima wanjye mu iyobokamana ryanjye, ni urwo rukundo, ni ukugaragariza urukundo mu bantu barukeneye. Yego, nicyo kintu ntekerezaho nkavuga ngo mu gihe runaka bikunze ko ngira ubushobozi mba meze neza. Yego, bitari na kera cyane n'ubu ngubu iyo mbona nciye ku muntu cyangwa ize gute numva icyo kintu cya inspiration yijemo. Yego, iyo mfite ikintu runaka nakora ngikora. Nukuri numva rero ari cyo kintu, ari wo mugambi ngira mu mutima wanjye, ariyo iyobokamana ryanjye rikomeye. Yego, iby'urwo rukundo kurugaragariza cyane cyane ku bantu barukeneye, kuko rimwe na rimwe hari abantu batakeneye urukundo, ushobora no kurugaragariza ntamye ko rumugaragarije, nyamara hari abandi bantu babaye bakeneye nyine abantu babahumuriza, baba hafi. Yego, numva muri njyewe iyobokamana ryanjye ari ukwiye gushingira. Nukuri urakoze cyane Apollinaire ku kintu uvuze n'icyo uteganya, ndetse utweruriye utubwira yuko atari uko uzajya ukora mu gihe kizaza, ahubwo wakigezemo ugikora n'ubu ngubu iyo utambutse uri ahantu runaka, icyo kintu uba ugitekerezaho. Rero icyo uvuzeho urimo guteganya ejo hazaza nicyo Yesu Kristo yavuzeho muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 31 ugakomeza, ubwo urimo kuvuga uti nge ndimo kureba ku rukundo cyane kugira ikindi kintu narebaho. Uranagira uti kuko n'Imana ari urukundo. Rero Yesu yabivuzeho iki? Yaravuze ngo ubwo muzagirira neza bari aboroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye muzaba mubikoreye. Sibyo? Ubwo hari abantu bakenera ngo gukorera Imana, bakenera gukora umurimo w'Imana, ariko Yesu we yerura avuga ati ubwo wabikoreraga undi woroheje ninjye wakoreraga. Aha, urumva ko icyo uteganya ejo hazaza ndetse ugaragaza ko wakinjiyemo cyangwa icyo gikorwa wakigezemo ni icy'ingirakamaro kandi ni icy'ingenzi. Dusaba nawe dukurikiye kuri Rera TV1 ubwoko bw'Imana muboneka impande n'impande, icyo Apollinaire avuzeho iki ni ingenzi kandi kirareba buri wese. Niyo mpamvu nawe ukikimenya ntabwo wakihererana, ahubwo wakimenyesha n'abandi bari hirya no hino kugira ngo irivugabutumwa ribashe kugera kuri benshi, ndetse kuba wabashije kurigezaho nawe uzabone ingororano z'icyo ngicyo nk'uko ijambo ribivugaho. Apollinaire urakoze cyane ku bw'iki. Wenda tugarutse mu buryo bwo gufashanya kugira ngo tumenye icyo twanoza, Imana ikatubona mu murongo ishaka. Wenda tugiye tukareba mu materaniro haba hirya no hino cyangwa aho abantu bahuriye ariko bagamije kuganira ku by'ubwami bw'Imana cyangwa ku byo abo mu ijuru, hari ibyo bajya bifashisha harimo n'igitabo cya Bibiliya. Ngira ngo ukiziho ntabwo ari ibigutunguye, sibyo? Kuko hari n'ibyo wagiye utuganirizaho byo muri yo. Rero wenda wadufasha hagati aha ngaha
hari abantu batazi Bibiliya icyo ari cyo, ntibazi ikirimo, ntibazi icyo ikora, umumaro wayo, iyo Bibiliya ni iki, sibyo? Wenda wadufasha hagati aha ukadusobanurira, ukaduha inyunganizi, ukatumenyesha Bibiliya nyirizina, umuntu utayizi ayimenye ko ari iki noneho. Bibiliya mpereye kuko nayigishijwe bwa mbere, ariko nuko nayisanze. Yego. Ni igitabo kirimo ibyanditswe bitagatifu, yego, byahumetswe n'Imana ariko byandikwa n'abantu, yego, babwirijwe nayo, yego, birimo imigenzereze y'iby'Imana ikunda cyangwa se ishaka ku bantu, yego, uko ishaka ko twabaho mu migire yacu ya buri munsi no mu mibanire yacu ya buri munsi. Yego. Muri make rero Bibiliya nyisobanura gutyo, nyisobanura ko ari igitabo gitagatifu, yego, kirimo ibyahumetswe n'Imana ariko bikandikwa n'abantu batandukanye, yego, igamije kubwira ubwoko bwayo, kubwira abantu bayo kugira ngo bagire uburyo babana, bagire uko bitwara, bagire ibyo batinya, bagire ibyo bubaha, yego, bagire n'ibibaranga mu migenzereze yabo ya buri munsi. Yego. Nuko nsobanura njyewe Bibiliya. Yego. Urakoze cyane ku gisobanuro duhaye cya Bibiliya. Nekereza nawe udukurikiye hari icyo urimo kuyumvamo, hari n'uburyo wayifataga, waduha igisobanuro nyine n'ubundi kuri komenti ukatubwira nawe Bibiliya uko uyumva n'uko uyifata. Ariko iyo turebye n'ubundi ku bayivuzeho mu gihe cyatambutse, tukareba n'abayivugaho ubu ngubu, tukareba n'ibyanditse muri yo, n'ubundi nk'uko nawe wari umugenda ubikomozaho, dufatikanije twese ko n'ubundi urumva natwe kuba twagusuye, sibyo? Ukatwemerera ko twagirana ikiganiro, natwe twaje mbese tumeze nk'aho twikoreye, sibyo? Agaseke. Byumvikane ko ni inyunganizi tugenda duhana. Natwe twari dukeneye icyo duha, ariko natwe iyo turebye dusanga Bibiliya ari igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko, bikavuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza, byaranditswe n'abantu batandukanye, kandi tugasanga Bibiliya irimo n'iby'Imana yavuze. Yego. Ndumva dusaba nyine n'abadukurikiye kugira ngo mudufashe, yego, kugira ngo twese nk'ubwoko bw'Imana dukore icyo Imana ishaka, kugira ngo amakuru wahawe nayo twayo twahawe tugende tuyahanana, kugira ngo tunoze iby'urugendo rujya mu bwami bw'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze cyane. Rero Apollinaire, wadufasha ku bw'iki ngiki ukatubwira uti Bibiliya imaze iki ngiki, akamaro kayo ni aka ngaka, ukatubwira ikimariye, ikimaze, kuko hari umuntu ubona bayigendana akenshi akaba nabona n'abantu baba bayifite bakavuga bati muzana amafaranga, Imana ibaha ibi n'ibi, uzana ibyawe bikeya ufite ngo urabona byinshi cyane. Hari abashobora kuyifata mu murongo w'uko bayibyaza umusaruro w'imitungo yo mu isi cyangwa imibereho myiza yo mu isi. Ese wowe uyumva nawe muri urwo ruhande gusa, cyangwa ufite ukundi kuntu yumva uyisobanukiwe Bibiliya ubundi imaze iki, akamaro kayo? Urakoze cyane. Bibiliya ni ubutunzi bukomeye. Yego. Nifata nk'ubutunzi bukomeye. Yego. Bibiliya ibumbatiye nyine uko wabivuze ikintu cy'ingenzi. Yego. Ibumbatiye amagambo y'Imana. Yego. Twizera ko Imana ari imbaraga, twizera ko Imana ica inzira mu buryo bwinshi. Yego. Bibiliya rero numva ngiye nyifata nk'igitabo gikwiye kudufasha gukiranuka mbere na mbere, gutunganira Imana, no gutungana mu maso ya bagenzi bacu. Iki ni icya mbere. Ariko sinyifata nk'isoko tuvomamo ibidutunga bya buri munsi mu buryo bwo gusarura nk'uko abantu bamwe basigaye babikoresha, aho umuntu ashobora kukubwira ijambo atari uko agamije ko uba muzima mu mutima wawe, abo agamije ko ugira imyumvire ituma ugira ikintu umuhereza. Muri wowe ukigiramo imyumvire ituma umuramburira akaboko. Yesu ko nyifata. Nyamara Imana kuko ibizi bizadutunga, ibizi ibyo dukeneye, ishobora kwifashisha ibyo bintu wakoze ukoresha Bibiliya, none ikakugirira neza. Nk'uko turi kuganira, tukaganira ibyiza, ukagenda turamenyanye, tubaye inshuti. Ejo ntabwo twahora mu nzira ngo kugonge cyangwa ngo utambuke undi nko mu modoka cyangwa se ndi mu bindi bintu byiza. Muri ubwo buryo Imana ishobora gucishamo ibyo bintu, kuba twaraganiriye, kuba twaravuze ibyiza, nkakugirira neza.
ariko mu kiganiro cyawe twagiranye utarugamije ko ngiye nkugirira neza. Ubwo nibwo buryo ngiye ntekereza Imana ikoresha Bibiliya ikazana n'abantu mutanaganiriye kubera ko ukore ibintu byayo uvuga ijambo ryayo ikakugirira neza. Ariko hariho abantu muganira iby'Imana ahubwo bakubwira ibibazo byabo, akuganiriza akubwira ibyo areka akubwira ati ariko burya mba muri kode, ariko burya njye numva rero umuntu aba ameze nk'agamije kukwereka ko nubwo ari kukwigisha, nubwo ari kuguhanurira, nubwo ari kugira gute, ariko ukwiye kwibwiriza ukagira ikintu ukora mu bijyanye n'ubutunzi bwo mu isi. Yewe rero numva Bibiliya ari ikintu cyakwiye kurema amahoro mu bantu, ituze mu bantu, umudendezo n'umunezero, bituma abantu bumva ko ari umwe bakagirana urukundo ariko rutagamije indonke z'umubiri. Yego. Nicyo kintu gikomeye numva muri Bibiliya kandi ikwiye no kutumarira. Yego. Abonera urakoze cyane ku gisobanuro duhaye cy'akamaro, ku nyunganizi utanze ku byo ubwoko bw'Imana bwari busanzwe buzi bikaba byiyongereyeho, sibyo? Kandi uratwunguye bifatika, Imana iguha imigisha myinshi cyane. Rero wenda tugarutse dusomye no muri iyo Bibiliya nyirizina icyo ibivugaho ku mumaro wayo, nagira ngo dufatikanirize hamwe ni kuri ka gaseke nyine nk'uko twabivugaga, turebe ijambo ry'Imana uko turisanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Yego, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Petero igice cya mbere ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 niyo twasoma aho ngaho, kuko uhereye hejuru ukageza no hasi n'ubundi ntabwo igisobanuro byimbitse, ariko reka dusoma aha ngaha. Haravuga ngo iryo jwi twumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Yego, aha hantu harimo herekana umumaro w'ibyanditswe muri Bibiliya, inyandiko ziboneka muri Bibiliya. Wenda tugarutse gato hejuru haravuga ngo iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Iri jambo dufite ryahanuwe rirushaho gukomera nta handi ushobora kuribona ritabonetse mu byanditswe muri Bibiliya. Rero iyo ufite Bibiliya cyangwa ukaba ubizi ibyanditswemo, yego kuba ubizi nibyo by'akamaro kurusha kuba uyitunze uyifite, iba mu kabati, iba muri biblioteke yawe, sibyo? Cyangwa n'ahandi cyangwa ifite muri telefone, yego muri application. Rero icyo umumaro gihari ni uko umenya ibyanditswe muri yo, niko hano hagaragaza ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Rirarushaho gukomera kuko urizi. Uyu utarizi uba utararigira. Yego, nimba Bibiliya utarayiga cyangwa ngo uyisome nturayitunga. Kuyitunga ni ukuba warayize cyangwa ukayisoma ibirimo ukagira umutima wo kubyubahiriza. Yego, ukumva waba mu buzima bwabyo bwa bya bindi wize muri Bibiliya. Ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Urumva akamaro gahari kanini Bibiliya irimo kugenda igaragaza ngo kwita ku biri muri yo ngo ni iby'akamaro, ni iby'agaciro kanini cyane, ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Byumvikane ko nimba turi ahantu h'umwijima dukeneye umucyo, kugira ngo rero tuve muri wa mwijima, isi aho yagaragara nk'umwijima ni ahataragera ijambo ry'Imana, cyangwa umuntu utarumva ijambo ry'Imana ngo arikurikize arigenderemo. Burarega n'uwaryumvise cyangwa n'uwaryize ntarikurikize aracyari kuri rwa ruhande rw'umwijima. Yego, kuko kubyiga ni kimwe, kubimenya ni kimwe, no kuza kubisobanukirwa ukabishyira mu bikorwa ni ikindi, kandi nicyo cy'umumaro, nicyo cy'agaciro.
rero kwiga bibiliya ukayisobanukirwa ugakora ibyo igusaba atari ukugendera ku marangamutima y'umuntu, aho ngaho bikubera nk'umucyo umuritse ahari umwijima ugakesha ijoro ngo rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Rero urumva iki ngiki dusomye hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugera ku wa 19 harerekana nyirizina umumaro n'ubundi wa Bibiliya. Dukangurira nawe udukurikiye kuri Irera TV1 ushobora kunyura muri komenti ukatubwira nawe imirongo igaragara muri Bibiliya ivuga ku kamaro kayo kugira ngo twese dufatikanirize hamwe. Rero murakoze cyane. Icyigisho nk'iki ngiki cy'ingenzi ukimara kukiga ako kanya utangira gushyira mu bikorwa ibyo umaze kwiga kandi ukabimenyesha n'abandi kubwo gufatikanya ndetse no kugeza ubutumwa bwiza impande n'impande kugira ngo tugirirane umumaro nk'ubwoko bw'Imana. Mbese ubwoko bw'Imana dusenyera umugozi hamwe kugira ngo twese tutagaragaraho nk'umugayo cyangwa nk'abatukisha izina ry'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, twese tugakora icy'ingenzi kandi gikwiriye. Apolineri, turimo dusoza kino kiganiro, ni iki wabwira abadukurikiye by'umwihariko ubwoko bw'Imana? Urakoze cyane. Ubundi ukurikije n'isi ya none ko ubona ibintu bima bimeze, hari ikintu numva ariko nkabona kigayitse, ndeba nkabona kigayitse. Ni ukuvuga Imana ariko ku munwa. Ibyo ntibiri gusa ku bantu basanzwe, biri no ku bakozi b'Imana. Byene nita ko biyita abakozi b'Imana, kuko ubaye umukozi w'Imana n'ibikorwa byawe bigaragara ko ari iby'Imana. Aho ubona umuntu aza nk'ako tumeze akavuga ijambo ry'Imana, akagenda akavuga ijambo ry'Imana, ariko wagenda aho atuye, wagenda mu bo bana, bavandimwe be ugasanga nta rukundo agira, usanga nta mahoro atanga. Sinibaza ko rero iryo ari ijambo ry'Imana. Icyo rero numva nabwira abantu ari abumva ijambo ry'Imana barivuga, ni uko kuko baryumva cyangwa bakarivuga rikajya ku mutima rikagaragara mu mibereho yabo ya buri munsi. Ni ukuri. Urakoze cyane Apolineri ku byo dusangije no kwemera yuko tugirana ikiganiro nk'iki ngiki. Rero hamwe no kugira ngo ubutumwa bwiza bugere impande n'impande, urabona ibyo tuganiriye turi kumwe, hari benshi cyane bakeneye ikiganiro nk'iki ngiki. Wenda tukaba twari tukigiranye nabo turi kumwe nabo, sibyo? Cyangwa nabo bakaba bakigirana nawe muri kumwe. Urumva umurimo nukomeze waguke impande n'impande, nawe udukurikiye tugusaba yuko ari n'ibintu bishoboka kubwo gufatikanya mu butumwa bwiza. Iki kiganiro wacyoherereza n'abandi, yego, yaba ari mu itsinda runaka, muri groupe nyine zigiye zitandukanye, kugira ngo turusheho kumenyekanisha icy'ingenzi. Kumenyekanisha icy'ingenzi ku buryo n'ibishoboka ushobora no kugishyira, atari no kucyohereza gusa, ukacyohereza ukaba ushobora no kugishyira kuri stati yawe kugira ngo nyirizina wa wundi mugenzi wawe utabashije kugeraho ariko akabasha kubona stati yawe kuri WhatsApp cyangwa no kuri Facebook, ashobora kugeraho akahita abibona, ariko kuko utabonye umwanya wo kugerayo icyo gihe nawe kikamugeraho. Yego, icyo kiganiro kikaba cyamugeraho. Rero dufatikaniriza hamwe n'ubundi twese hamwe, yego, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Yego, kandi duterwa n'ishyaka no gusobanukirwa iby'Imana ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abana b'Imana. Yego, Apolineri, ndetse n'abadukurikiye, ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigumye bigwire muri mwebwe, mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Murakoze Apolineri. Murakoze namwe. Yego.